Ni bamwe mu baturage bo mu kagari ka Kijabagwi bavuga ko mu kwezi kwa Nyakanga 2023 basabwe gusinya inyandiko zigaragaza ko amafaranga yo kwikura mu bukene, cyakora bakaba ko kuva icyo gihe kugeza na n'ubu nta nkunga y'ifaranga na rimwe bigeze babona mu ntoki zabo. Ibi bavuga ko byabateye urujijo ndetse kugeza n'ubu bakaba batarasobanukirwa amarengero yayo. Isezerano baje bayaduha baranadusinyisha ku ngufu ngo dusinye, tugira ngo bazaduha nyine ibyo dusinye. Hashize imyaka 3 nta kintu turabona twasinye cy'uru rupapuro. Rero basinye batubwira ko ari ayo kwikura mu bukene bagiye kuduha ayo mafaranga nyine. Turategereza na n'ubu nta kintu turabona rwose. Baje mu mudugudu wa Nyamugari ubundi bakusanyamo abantu nyine batishoboye, badushyira hamwe badukoresha inama, tukajya twica imibyizi ya buri munsi ari urwo duhoramo. Bageraho n'aho baduha zino mpapuro tuzisinyaho, tuzi yuko mbega tugiye kwikura mu bukene natwe nk'abandi. Turategereza neza na n'ubu kugeza iyo myaka ishize ari 3 nta kintu turabona, ubwo amaso yaheze mu kirere. Umwe rwose mu bayasinye basanze mu rugo bati ubonye amafaranga yo kwikura mu bukene. Ubwo ngubwo bazana impapuro tugasinya, bugera naho badukoresha inama tuyikorera hepfo hano mu Kabingo. Ubwo n'abayobozi b'imidugudu bati ni mwebwe leta igiye guha amafaranga yo kwivana mu bukene. Ku kagari hose tujyayo, impapuro turasinya, mbo bakatubwira ati mwihangane ukwezi uku n'uku mubone amafaranga yanyu mwizamure mu bukene. Kugeza ubwo babonye ruriya rupapuro iriya myaka ishize twarategereje, twarahebye, kandi twebwe ikidutera impungenge ni ugusinyira akantu ka leta ngo baraguhaye wikure mu bukene, none amafaranga ntuyabonye. Twebwe nizo mpungenge dufite nk'abasinye kuri izo mpapuro. Ntibadukoresheje inama ngo bavuge bati ni 5,000 ni 10,000 ni 100, gusa baravuga ngo bati nayo kwikura mu bukene. Ibyo natwe nibyo hano masezerano twasinye, uvuga ngo twebwe ni ubuyobozi bwaje buradutoranya nk'abantu batishoboye, hanyuma baduhuriza hamwe tukadukora inama mu gihe runaka bo batubwiye, hanyuma biza kugera igihe twifashe nk'abantu bagiye gufata amafaranga twikura mu bukene. Batuzanira impapuro zanditse ziriho amasezerano, hanyuma turasinya, baratubwira ngo zigiye guca ku kagari zongere zisubire ku murenge, hanyuma baze baduha igisubizo cy'uko bagomba kuduha amafaranga. Turasinya birangira gutyo, turategereza turaheba. Ni ukuvuga ngo twari twizeye ko byanga bikunda tugiye kwivana mu bukene, ariko turategereza bigumya kuba gutyo. Na n'ubu imyaka ishize ntabwo tuzi ngo niba wenda hari ikintu tuzabona, mbese ubwo twashigajwe inyuma. Twebwe tuba twicaye tuvuga. Abaturage kandi bavuga ko iyi gahunda bari bayimenyeshejwe nk'ije kubafasha mu buryo bwo kwiteza imbere ndetse no kwikura mu bukene, ariko bakavuga ko kugeza n'ubu nta musaruro bigeze bayibonamo, bagasaba ko habaho ibisobanuro birambuye ku cyabaye kuri iyo gahunda n'icyo iyo nyandiko basinye zisobanura, kwemeza ko ayo mafaranga yaba yarariwe na bamwe mu bayobozi babo. Oya, birasoboka. None se kutwohereza impapuro kandi bareba nyuma bagasanga handitseho itariki igihe amafaranga yasohokeye kandi ataratugezeho. Urumva amafaranga uwanditse ziriya mpapuro w'umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru ati ngiye guha abantu inkunga bivane mu bukene, yazanditse azohereza mu cyaro yibeshye, kandi basinyira wa muturage bati yivane mu bukene. None ntayabonetse, kandi impapuro zabo twarangije kuzisinya, bazidepoza aho bashaka, bati abaturage babonye amafaranga yabo. Ngize impungenge dufite rwose ziduhangarikisha, na buryo ubona bati abayobozi wenda babwira abaturage ugasanga barababwira ikintu niba cyumva. Natwe byaradushaje kiriya kibazo, byaradushaje, ubu twataye umutwe. Ikibazo ntiwabaza umuyobozi w'umudugudu arakubwira ati nanjye nabibonye, ntiwabaza gitifu, ugiye ku murenge bwo bagushyiramo bakubwira bati uje gukora iki, kureba wasinye amafaranga wayabonye, ko watinyuka kujya he? Kandi ugera mu nzego zo hejuru bati duhe igipapuro uvanye mu mudugudu, wagihabwa nande? Biragoye, byaradutanze cyane, kubera ko nkatwe abaturage badufata nk'abantu bagufiya cyane batazwi, ntabwo batuma wigererayo, kandi n'uteye intambwe wenda ngo abashe kuba yagerayo ntabwo byemezwa. Tukibajije baratwihorera, bagasa nk'abantu batabizi, batigeze banabitukoresha izo gahunda. Nta kintu batwitaho, mbega bigaragara nk'aho bayaduhaye, mbega tukaba twicaye kuko twasinye kuri izo mpapuro,
bisa nk'ibigaragara nk'aho twayafashe nk'uko nyine gahunda zabo bazishoje, kandi twe twicaye dutegereje icyo batumara. twifashishije nk'abanyamakuru badutangariza icyo kibazo kikagera mu gihugu cyose, bakatubariza ba bayobozi baje kutuzanira ibipapuro dusinya ngo twikure mu bukene, ntihagire na kimwe badutangariza. ubu impungenge dufite ni uko twebwe ikiduhagarikiye ni uko twasinyiye impapuro ngo bagiye kuduha amafaranga yo kwikura mu bukene, tukabura na rimwe, kandi impapuro zabo twarazisinyeho, kandi ngira ngo wazibonye ni ibigaragara. Hasaba ko mwadukorera ubuvugizi, mugende no kuri ano masezerano, tukamenya ngo ibyo bintu se byari gushoboka cyangwa se batwijeje ibitangaza nka leta bidashoboka. Zirano muradukorera ubuvugizi, mutubarize wenda akagari, mutubarize mu murenge, mutubarize no ku ntara no ku karere, tumenye ngo ibyo bintu ni abatekamitwe baje kubidusinyisha cyangwa se ni leta ibyo bintu yari ibizi. Tumenye tubisobanukirwe, tumenye ukuntu tugomba kwitwara nk'abaturage. Saba ubufasha yuko mwatuvuganira aya masinya twasinye agahabwa agaciro. Ku ruhande rw'akarere ntibavuga rumwe n'abaturage kuko bavuga ko ayo mafaranga atari ayagombaga guhabwa abaturage, ahubwo ko ari ukubakangurira kwikura mu bukene bihangira imirimo, bakaba bahabwa ubufasha ku buryo bwa mikoro ku batabafite, ndetse byaba na ngombwa bagafashwa mu gushaka akazi kabakura muri iyo mibereho mibi. Ni ukuvuga umuturage wese utishoboye asinya ayo masezerano, icya mbere kugira ngo nawe ubwe agire uruhare, yumve akanguke, agire uruhare ko afite uruhare mu kwivana mu bukene. Icya kabiri ni uko yerekana aho afite gap cyangwa afite ikibazo. Afite ikibazo cy'amafaranga y'inkunga, for example akeneye amafaranga ya financial service, akeneye amafaranga yo gushyira mu bikorwa umushinga we. Icyo gihe akora umushinga akawugeza ku murenge, ukemezwa, agahabwa amafaranga y'inguzanyo. Iyo akeneye amatungo, for example akeneye inka, yerekanye ati kugira ngo ugende nivane mu bukene ni uko nkeneye inka, ashyirwa ku rutonde rwa Girinka. Iyo avuga ati jyewe rwose nakwivana mu bukene, ubu ngubu dukorana na kampani dukorana z'abafatanyabikorwa cyangwa imishinga ya leta ihari itanga akazi, akajya mu bahabwa akazi. Igihe abaturage basaba ibisobanuro byimbitse ku nyandiko basinye n'icyo iyo gahunda yari igamije, ubuyobozi bwo buvuga ko icyo cyari igikorwa cyo kumenya abafite imishinga ishobora guterwa inkunga, aho kuba gahunda yo gutanga amafaranga kuri buri muturage mu buryo bwo kwikura mu bukene. Iyi ni ATV Ngendisengiyumva Gisa Steven mu karere ka Rulindo.